si umukobwa kari kumbeshya kuko ari buzirya ariko arabeshyi uyu munsi ibintu ndi bumukorere sha agari bya hafi arabeshyi ariko uyu munsi ibintu ndi bumukorere mana yanjye si amasaha areba ahantu ageze ubuse ari hehe mu by'ukuri si cyayaciye muri za nzira ziwe cyayazanywe n'abamotari batajya bagira ingendo si ageze hehe mu by'ukuri ko umuntu saa saba twavuganye saa saba none saa cyenda ziragenda haro bebe ese ugeze hehe this man ese ubwo kuko niyo umuntu mwahanye gahunda ukambwira kuri bungereho saa saba none saa munani zikaba zirageze ubu wambwira ngo uri hehe tebuka mani tebuka dore nge nashoje kwitegura ntabwo ufite amasaha ya mbere ari buze kufatanya amasaha Chai igihe twahereye yambwiye ngo arampamagara none ndebe musore ni ukubera icyo ubundi ubu ngubu njye ntabwo abantu batajya bagirana gahunda agiye mu buzima bwabo ntandebera umuntu yifitiye gahunda nari nifitiye gahunda y'ahantu ngiye kwigira kiranyerereye kandi ubu nakivumbura nkahita nanitaye cyangwa bibaza yuko abagabo babuze njye ndi umukobwa mwiza ntabwo nashobora abantu nakigira kuba ufite gahunda ubundi se kariya kanama cy'ubundi kiyuga ari ako kunesha umutwe gusa kanze nongere nkamagara nikatamfata akabyihorera hayi tebera ni ukuri ndi kuyicishamo igahita yikuraho none niba yayiriye urwara niba yayimennye hayi no oya ndaje humura wigira ikibazo ndaje narimageze sawa ndaje imuvuna muhete nanjye ndaje ndebe ka nkunda yavuze ngo ngarankunda nanjye uko bivuze ko yankunda nubwo naba ndi ikimuga yankunda kanze ndebe ibyari byiwe niba koko yankunda ahubwo se ko namubona sheri nahageze ndeba warakaye urabizi yuko telefone yanjye yari yazimye nicyo kibazo cyabayeho ubu nta kindi kibazo ni ukuri cyabayeho urabizi jewe ntabwo wahamagara ikazajya yikoraho mwese ikibazo reba telefone igihe wamamagariye pe mbonye uwamamagaye rimwe mpita nkwitaba hari ikindi nshuro wamamagaye telefone yanjye yari yazimye sibyo njye ntabwo wahamagaye inshuro nyinshi basi mbabarira sinigutya mukunda abasore nyine basi mbabarira sibyo basi mbabarira sibyo ngaho ngwino nkubwire ikintu rero nari nkujyanye hano bebire turabizi ndanagukunda buriya hari umuntu ukunda nkanjye se nta mutima ntabwo ari cyo kibazo sinambuye ko nkunda se nakoze impanuka nyine mu minsi ishize uko byagenze ukuboko bagukura sinambuye ko uzankunda mu bibi n'ibyiza se birakubabaje nta kibazo ihanganye reka iby'isi byose niko bigenze uzambera amaboko imana ishimwe siwumva siwundi umuntu niwe wowe ugende werekana cyane si byose rwose gira vuri kunyiriza amasaha twahaniye kuko naje ndibera no kuri kw'Imana zishiri nawe koko haye mite bami Yesu we umeze ute ako none ndi kumva umeze neza mw'iminsi no kuri kw'Imana noneho mera remera kabisa niko none uri kurya ibiki iki
ariko noneho n'izina ry'Imana isugo hakoni yawe noneho meri navuga ngo nahisemo nabi aromeruka kumuzanira usa na Godon ariko warakwemera kabisa none se ko nindi yisi saha kandi wanyireje hasi twavuganye sangapi ko saa 7 nigeze saa 8 urumva naho ibindi byose Imana izabyimenyera si byose ubundi pfa kuba unkunda nanjye nkukunda gusaka abakiriya be inyota iranyishe nta n'akantu aba yampaye gusa nzajya nkora mu yanjye y'ukwezi kandi ampemba abiri nakoze henshi ariko mamabuja mpagariye rero urumva se ubu ngubu nari nkuganye nkugurira agapanzu rwose ni karibu mbese ko duhagarike itegeko rigira nicyo bashinzwe hano umukiriya aba agomba kwinjira tumusatse kuza uzanye icyuma wamara kunywa akantu urabizi nawe ibyo muba munywa si amazi ukaba wagira uwo musereramo imbere ukaba wamutera icyo cyuma niyo mpamvu tugomba kubanza gusaka abantu tukareba ko nta kintu akaboko kamwe wabaye iki se ntabwo uzi ko mperutse gukora impanuka pole sana mbese ni ibiki numva bimeze nka za puridanse ibi ni ibiki numva bimeze nka za puridanse ndetse puridanse si inshingano zagendana wa mugani ntibinandeba wowe uba winjije none ese wagiye wese maze kugusaka none se abanyamutsiga umwana wawe amase ni ngombwa ngo mwinjirane ntitutsinya ntabwo tuzanye nese ndamurya musake nta kibazo genda ntarebe ntawe oya musake nta muntu wemerewe gusaka undi ndamureba muzajya mukuraho uburaya bw'abantu busa bw'abasekirite umuntu se nabwirwa akoze muri gupfa ikiguri ko numva avuga ku mabuno navuze ngo musake nari nkoze hano ukuboko kuracika kugeraho umva nkubwire kora ku yawe niba ari ukumusaka genda nagusatse wowe kariya ko kankoramo iyo nasatse benshi nasatse benshi ariko mbonye ko kankoramo niyo kotsa pe ariko ni keza sha cya gisore ko kigiye kwihara Aye, me, bami. muragafite gakonje se gashyushye wazane gakonje ubukonje dufite amazi ashyushye konyine ubukonje twashize udukonje yashize hari ibigendo bari kuzana mfite nyashi bamuseriveri wananarusha iriya bebi yanjye ko biri kose kereka natagira ikintu nzanira nari mubwiye ngo agenda azane agapeti pirimusi ubu ushatse kunjijisha ariko nabyumvise bari bakuzanira ka payinapo none se nta kirahure mugira se icyo nicyo uri kunjijisha se oya kandi nari mubwiye ngo ajye kuzana ka payinapo kubera iki uri kumvuga yuko yari agiye kukuzanira kandi wavuze yuko wowe umaze kwivugira ijambo rivuga ngo arandusha nyashi ntabwo ari we navugaga nyashi se navugaga nyanza nyanza ya hehe ya butare hariya ya butare ufite yonde hari mubyara wanjye ubayo bitaga daforoza niwe navugaga ababyara barabyarana oya ntabwo twabyaranye abana ariko se njye nawe urumva naguhemukira wankunze nta kaboko ngira sibyo urumva naguca inyuma ko ubwo se undi muntu abona unkunda nta kuboko ngira ubwo ni ubu barahari benshi abo ngabo ni abambeshya bakangiyeho udufaranga nifitiye bamaye ariko se sheri mwagiye mureka kugira irari
ahubwo butuje mwana rero ko ndebe ko bimeze ariko ndakubabariye basi urakoze kuzana mu iminsi haje n'abandi yego boss bravo nudukoreho wowe ni karibu ushinzwe iki hano wowe simba koreho ese ntabwo ubona icyo ndi cyo ushinzwe iki gende security security so security sacu ubwijoro se amanywa aracunga amanywa ngamanywa hano uba ugomba kwinjira bagusatse akakaba ni bare yacu ni amahoro ushaka irangamuntu nawe zamu irangamuntu ye ngiyi dore ngire imyaka iyo arayujuje akira girebe y'imyaka yiwe yirebe ngigira arayujuje 13 simuzanye mu kabari igihumbi akareka ubwo wowe urumva bibiri mabuja mbonye nakwemera kwinjiza umwana ufite imyaka 13 cyo kwa gusa ni keza avese kandi dore kandi icyo pfa n'abasekirite b'inahangaha we nakubwiye ngo ndaguhakura kuri sawize turi buvugane ingarutse ndakugura ifeke ariko genda wicare ko ndakugura ifeke ingarutse none mugende mwebwe ndabona wenda bitunganye nta kibazo muryoherwe ubona gutumye ikirahure n'urufunguzo cyaje kugenda bite zaje tukizanye meze bite saba akajenti we byari mwari muraho uraha ubona wasohotse ntese nta muryango urabona ese abaseriveri ba hano baraza ryari batwakirira na bebe wanjye mufite iki hari tuzane nk'ibyo wazaniye abangaba kiravuga kandi bijya nawe uri kuza hano ahangaha niho narenje se gutandabwira yewe ihangane zana ibirahuri si umusiriveri utazi gusiriva noneho ibwoko ki oya wibakore humura urabakoreho iki nakwakiriye aha urisanga si heza ntabwo wakunze ni heza zana ibirahuri di urihangana ikindi bari bari kudukoresha gwiki urihangana ibindi birahuri ese akabari kagira ibirahure bibiri kabaho mungana ni gute uvuga ngo urakiriza abantu ibirahure bibiri turabisangira uratwihanganira muraba mukoresha turabihanganira ariko ni gute uvuga ngo ikirahure kimwe gisangira abantu babiri njye ni mweshi barakereka tugurane uwamweshi ikirahure njye mweshi umwe ese ntabwo bazi abantu babana n'ubumuga kubaha keke ntabwo ubona ko akaboko kavuyeho ese se wa mugore wowe ko mbona kiri wawe ari kuri hari irari ryamwishe mbona ari gusomera abaseriveri bisi uramwizeye sheri tubireke ibyo ni ibyabo birabareba ibyo ni ibyabo urabizi kuva nava i Kampala nkajya mu gihugu cy'u Rwanda nta wundi muntu nakunda uretse wowe uriya ni ubugambo ni bwa bugambo bw'abantu b'iki gihe niyore hano hari akantu gahari iki kintu cy'ibyinyo no ubu ngubu twenda kubana ntibagubise
ni byiza bahise bashyira gahunda baraziyihutisha kugira ngo ibintu bitazatinda cyangwa bitazagira kimwobwa bihagararaho mu nzira si byo sowe ntabwo nkunda nayo mpamvu rero nanjye manakuzanye aha ngaha kugira ngo tuganire nkwereke nyine ko umutima wanjye mukunda kandi mukunda cyane sukira mu sise gore kaba gusomye nta kibazo aho gutegura ibintu kare mubitegura abantu baje ahubwo se umuseriveri udebera nk'urugo araje aranerekera aho kugira ngo asuke ubundi se uba abaseriveri ese kataharugendo usukira umukiriya ajya ugabanya ibyo bintu byo kugira You be mumu. You think say they wise? sukiramo umukiriya Mumu man. ubundi umusore basukira hano hasi byava sura gifata mu ushyiraho iyo ramano zawe se wasutse ukuzuza twebwe bigumire mu byabo sukiramo umuntu ifata ndabona barazanye agaseriveri k'agaturage ubundi wowe waturutse he ku gikongoro i Butare he abakiriya nabo baragoye nuko ureba nuko ari kumwe na casualty wenda hari ikindi mukeneye hari ikindi mukeneye icyo waduhaye ni iki umukurikiye ngo jyewe ntiwongere kuza kumuseriva njye ntabwo nkeneye ko ngaruka impande ese ubundi abasirive abashyitsi babasura aha ngaha kuko buriya abantu bamugaye cyane cyane bafite ubumuga bw'amaboko bwo kutabona buriya ntabwo baba buzuye niyo mpamvu ubona bafita bazi ibyabo ubundi ni wowe wanjye kigere ku mutima ubundi kera kose ubundi nkimara kukubona iriya mpanuka itarambaho ubundi numvaga ari wowe wanjye jyewe ubundi rwose yaba yaba waracitse akaboko yaba waravuye n'ijisho uri uwanjye kandi zibera byose iyi si ni njye nawe usibye wowe gusa ujyana mu isi nziza nta n'undi muntu ugira bana yanjye we ubundi wowe ujyana mu isi ya mbere yandi wumva yesu yaremeyemo umwana na ko imana yaremeyemo umwana w'umuntu nta wundi muntu yinjyanamo ni wowe niyo mpamvu naje nzabikora bawumbwira ari bane mba numva ariwe neza birandenga neza 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 buriya rero mu bintu uzanamenya hari ikintu bajya bavuga ngo urugo niryo joro rito akira keza wanjye ubundi bajya bavuga ngo uguhana na guhata kiriya gicumba kizamutungara uvugishije ukuri wenda abantu barakunda ntabwo ugomba kwita ku magambo y'abantu kiriya gicumba amagambo y'abantu ubundi hari ikintu yanamara urumva umuntu amugaye ubundi amagambo ntabwo bijya n'ibikorwa umuntu mu mutwe honyine ngo hano ubundi abantu barakunda hanatuma umuntu ahaba ku isi usaba udafite mu mutwe ngo wahita ugira umukobwa ujya gukunda urubuga ruriya jyewe nubwo numva hari abantu bazagukunda uko bikwiye baza mutugana cyangwa se bakumva tuyibasetsa aha ngaha rwose ya ariko rivugisha ukuri mugaye wamuye wanguye ku mutima ntabwo wamuye ariko se nanjye reka mubwize ukuri rwose nawe ndagukunda ariko umugaye n'akaboko cyangwa ijisho shaka rwose sinagukunda pe uriya mugabo kariya gakobwa kaba kicara akabakumva ko azamumarira iki mu by'ukuri uriya mugabo aba wumva ari uriwo bana yanjye kiriya kigabo siko gicukura imisarane ya muvirimbo uriya gikoresha akaboko kamwe Hayemite, bami. gicukura hasi uriya mugabo nibwo kazi akora jyewe wumva nkubwiye kora akazi ko gucukura amatuwarete usibye ubwiza bw'inyuma gusa za baba bari mufirimu. kugenda bareba nta kindi kintu bashoboye ni amarara babamo gusa ariko jyewe ntabwo nigeze mukundirira izi seriveri wahangara ye ngo atwereke urwihererora mugabo uriya ndakubwira uri kumwe na kariya kana
sura ataramuhohoteye koko ngo nuko akana ni keza ariko buriya ibira yamucucisha amafaranga kuriya mugabo ndebye neza nenda no kugura inzu ya kabiri ese nabyaruzi nenda kugura inzu ya kabiri hano hirya hangaha kiriya wagira ngo uko wagira ngo kirasa nk'amakara neza ariko tubona ubundi atari abantu bazajya abantu babita ngo iki abasenegali ubundi atari umusenegali nimara kugura inzu ya kabiri nagaza ahantu neza neza amasaraba bara n'abasenegali ariko yiga bashikisha agafite ubwanwa ngo yaburetuye ngafite mu bwanwa bari umunsi yo wita umva mwebwe konumva muri kutuvuga bite byayo ntabwo ari twavuga Senegal we piriya mwarimu mutuvuga nawe Senegal umagwanyu ubwiso bwanyu wagize ngo musa nkaho bwagakereye bite byayo mwiye ajya wowe utakerewe uri hera wowe usa n'amamesa yasigaye mu jerekani we wowe gute wowe tuvuga wacitse uri na kajugare uri na kamugare wowe ufite mu kanwa wagira ngo ni ngaho ndebe ariko se uvugishije ukuri wowe n'umukobwa wasohokanye cyangwa ndebera ari amazuru wagira ngo haraje kukimuka cy'amakara nuretse rero mwibarize mugabo please nirakirete banza wumve nirakirete watera banza wumve wowe wasohotse neza wowe wasohokanye mwiza ngo twicare ku meza icyo watse natate n'igiki ndebera umwana afite umwana ni umwana nyine ko ntabwo ari umuntu mukuru shenire bari amatwi wakikinga ukikinga nayikinga ho nganya pe izikeya hari zo wegeze umuntu ntacyo izo keya zitajyana ariko ufashe amafaranga yo muri toilette ubara kuyarya neza nta kibazo cyangwa n'amafaranga dore urimo icyangombwa no urukundo wowe urufite yego ukuntu usa nka mukara udaheruka gucukura toilette hano kwanitse kwa fanda hangano ruguru ya byamaze siko mukara namwegereye nkumva ari kunuka arimo urakora muri babandi bajyana ibishimbo hariduba urani wawe ubikora ibishimbo uzaza kumutora muri toilette ya metero 25 ariko tubwizanye ukuri ninde mu bijyana ibishimbo induba ntabwo ari ubiyobora induba si wowe uyobora ibishimbo induba niba nerekaho imodoka zimeze ku gaciro ni wowe ubijyana ubikura mu ngo z'abaturage hari undi muntu ariko washeri wawe nyumvira iki kigo kujyana ibishimbo mureke n'ibikubera akanya ngatware niba mwarandeje ubundi mukandogesha nkakora impanuka nkacika kukuno kuboko yego ese ubundi umukobwa mukunze n'iki n'uyu nguyu n'uwo nguwo wagiye kundogesha ikibungo ntimukazajya mubeshyira abantu ariko se mwagiye mureka uwo ni umwaka uba wabyuka umwaka uki umwaka uki arasa naho bwagakire yo kakerwa n'iminsi ngo aragira ibice uwo mukobwa nawe wamukunda kuko mukunda wowe ngaho se dore uko agesaho reka nkubwire umva nkubwize ukuri aho kugira ngo ujye umbabarize umwana byaruta sherirate ihana narire nakarira amaraso narira amaraso wese wahita amaraso cyangwa ukarira cyoho dore uko usaho bebe rata bihorera Mare maravana mimi tunarangora rero. This is what you want to use your life wachumva kivu. Bebe rata cecekera. Hoze zo mbabari zawe zabizi ko ndagukunda. Hoze zora kireti zebyiri wateranije none umugore basohokanye. Wowe musore yesa mu rushiki. Batashira cecekera. Wagira ngo ni za madiriya bateranije. Madereya. Batera masheburi. Bari mwihorera ta bebe nazo. Akiri Kono bundi uryama ku makarito. Ariko bwiyo ndaye wikuye. Kuryama ku makarito. Ndabizi ari amakarito n'imifuka ikiza n'ikihe. Akundi gute sohoka nkahura n'izi mbwa mu kabari nkaka nga